Ibihe byiza kuri wowe ukomeje gukurikira gahunda za Buhuru Boy TV. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibikorwa bibabaza benshi mu rukundo kurusha no gucibwa inyuma. Wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe kuri Buhuru Boy TV kugira ngo buri munsi tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Iyo abantu bari mu rukundo baba baryohewe cyane, ariko ikosa rito rishobora gutuma wa munezero uhinduka amarira. Hari ibikorwa byinshi abantu bagenda bakora, hari ibikorwa byinshi ushobora gukora bikangiza wa munyenga w'urukundo wari urimo. Abenshi batekereza ko gucibwa inyuma biza ku isonga mu bishobora kubabaza umukunzi w'umuntu cyane bikamushengura umutima, ariko hari andi makosa ashobora kutagwa neza. Abari mu buryohe bw'urukundo ni ibintu benshi bafata nk'ibyoroheje, ariko iyo bikozwe kenshi mu rukundo bibabaza uwo muri kumwe. Twifashishije urubuga bita intelligence.com cyangwa se .com, twateguye bimwe mu bikorwa byababaza abakundana bikaba byanabaviramo gushyira iherezo ku mubano wabo. Icya mbere ni ukudashima. Birasanzwe muri kamere muntu kwibagirwa gushimira mu bikorwa byoroheje, ariko iyo bihindutse ingeso bibabaza umukunzi wawe ku buryo bishobora no kubatandukanya mu gihe bafite umutima woroshye. Niyo yaba ari igikorwa gito ukorewe n'umukunzi wawe, iyo akigushimiye byerekana ko aha agaciro ibyo umukorera, bikamwereka ko atabifata nk'ibisanzwe kuba byakozwe nawe. Icya kabiri ni ukutizera umukunzi wawe. Nyuma y'urukundo, icyizere nicyo kintu kindi cy'ingenzi mu mubano w'abakundana. Niba utizera umukunzi wawe, urukundo rwanyu ruba ruri mu marembera. Kwereka umukunzi wawe ko utamwizera ntibimushimisha, ndetse bituma atekereza ko ibyo akora byose aba ari kuruhira ubusa, bikaba byamukururira kujya muri za ngeso umukekera, cyane ko aba abona ko byose ari kimwe. Mujye mwizerana. Icya gatatu ni uguhora kuri telefone cyane. Iyo uhora uhamagara cyangwa wandika kuri telefone uri kumwe n'umukunzi wawe, umubano wanyu uba ufite urwijiji mu hazaza hawo. Ni ukuvuga ngo iyo uhora kuri telefone bituma umukunzi wawe atekereza ko atari ingenzi kuri wowe, kandi nta muntu wishimira kuba ahantu adahabwa agaciro. Ntagira umwereka ko yishimiye kuba bari kumwe, nta kabuza azakureka yigendere. Icya kane ni ukutita ku mukunzi wawe. Buri muntu wese aremwe mu buryo aba ashaka kwitabwaho mu buryo butandukanye. Iyo utereka umukunzi wawe ko umwitayeho ngo umubonere umwanya, biramubabaza cyane. Iyo umwitayeho mu buryo bwose, bituma yumva akunzwe kandi akishimira kubana nawe igihe cyose. Ikintu cya gatanu ni ukumwereka ko umurenze. Birababaza cyane. Iyo abantu bari mu rukundo baba bagomba kubahana no gusangira ibitekerezo. Iyo utangiye kwereka mugenzi wawe ko wowe hari byinshi umurusha, ndetse ko ukwiye no kumuyobora, biramubabaza cyane. Ibi bimwereka ko utamwubaha, ndetse no kuba muri kumwe mu rukundo ari uko wowe ubishaka, bigatuma yumva atanyuzwe, bigatuma ajya gushaka aho banyuzwe no kumugira. Ikintu cya gatandatu kizababaza umukunzi wawe kurusha no kumuca inyuma ni ukutaganira. Ni ukuvuga ngo umubano utagira umwanya
wo kuganira ntushobora kuramba. Birakenewe kuganiriza umukunzi wawe ukamubwira byose kandi by'ukuri. Iyo ibiganiro bitabaho ni hahandi akubonaho amakosa agatinya kuyakubwira, bikabatandukanya bitari ngombwa, cyangwa yagira ikibazo akakiganiriza abandi bantu kandi nawe uhari. Iyo bamwumvise bakamwitaho nibo agumana nabo, kubera ko ababona ko bamuha umwanya. Ikintu cya karindwi ni ukubeshya mu tuntu duto. Kubeshya mu tuntu duto birababaza. Iyo ubeshya umukunzi wawe mu tuntu duto tworoheje, nko kumubwira aho uri kandi atari ho uri, bituma agenda agutakariza icyizere gahoro gahoro, bigera naho umubwira ukuri ntakwemere kandi biramubabaza, kubera ko aba yakwizeye maze ukamubeshya ngo ndi mu rugo kandi wibereye ahandi hantu. Ikintu cya munani ni uguhorana amahane. Abantu bahorana amahane reka. Iyo uhora ubwira nawe umukunzi wawe biramubabaza, bigatuma atekereza ko nta cyiza akora kandi agatinya kukubwira uko yiyumva, kuko aba yikandagira akeka ko wamubwira nabi. Amahane wapi? Iyo utaritse amahane umukunzi wawe arakureka akigendera. Nta muntu wifuza kubwirwa nabi. Iyo amahane yawe aganisha ku kurwana, noneho ahangaha ho bishobora kurushaho kuzamba. Ibi byose ushobora kubona ko byoroheje, ariko iyo uhora ubikora byangiza umubano ufitanye n'umukunzi wawe, bikaba byakuviramo gutandukana nawe. Mu gihe wabyitondeye ukabigendera kure, bizatuma ukomeza kuryoherwa n'urukundo rwanyu mwembi. So reka dusoreze ahangaha mbashimira mwese twabanye kuva ikiganiro cyacu gitangiye kugeza kirangiye. Mwibutsa kandi gukanda subscribe niba ari bwo bwa mbere ubonye iyi channel yacu bita Buhuru Boy TV, kugira ngo buri munsi ujye wibonera ibiganiro byacu by'ubwenge. So ndabakunda cyane, kandi mbibutsa ko mwanadukurikirana ku zindi mbuga zigiye zitandukanye kuri Instagram, TikTok na Facebook. Aho hose ni Buhuru Boy TV. Ndabakunda cyane.